Hey guys, ese mujya mufata umwanya mugatemberana n'abashuti banyu? Uyu munsi twari twafashe umwanya wo gutembera tuzenguruka umujyi wa Kigali n'amaguru ahantu hamwe hagiye hatandukanye, aho rero twari tugeze ahantu heza hameze neza hatandukanye nuko twabitekerezaga, hari hameze nko muri Eden guys. Twarifotoye turenjoyinga, turishima, turaseka, duterana story, dukomeza kugenda twishima tureba ibyiza bitatse umujyi wa Kigali. Iyo nyubako mubona ni Marriott Hotel, Marriott Hotel guys. Aho ngaho rero sasa nari ndi kubereka Marriott Hotel mbatembereza, n'abajangweri ntaho biyiziye, byari bimeze neza, twenjoyinze guys. Mbona ukuntu u Rwanda rumaze gutera imbere guys, mba mbona bumeze nka bya bihugu by'i Burayi neza neza, Amerika. Nubwo Amerika nyibona ku mavideo no ku mafoto, ariko one day bizarangira amaherezo ngiyemo, aho twagomeze kugenda turenjoyinga n'amaguru. Abo ni abakobwa bacu bari bafunze amanyashi, bari kugenda bayazunguza, nabo bigize udukumi, bari kwenjoyinga, bari kuganira ku by'ubuto bwabo guys. Byari byiza, byari byishimo. Izo ni inyubako za Kigali, izo ni inyubako zo mu mujyi guys. Umujyi wacu uratuje, urasa neza, urasukuye, ewana uwakumva mbese iyo ugeze mu mujyi tubona itandukaniro n'ahandi hantu, uhita ubona bitandukanye. Aho none ababebe bari bigize nabi, bari kurira, turi gufata utuvideo ka free zone guys. Haba hari abantu beza, basa neza, abakobwa basa neza, natwe twe tukwenjoyinga dufata utuvideo n'ababebe bacu, ari ibyishimo. Uwo yari njyewe n'umubebe wanjye, njyewe n'umubebe wanjye n'umushuti wanjye n'umubebe we. Mbese iyo turebye ubona duteye ubwuzu, turasaba bacu barangana, biraryoshye, ni ibyishimo. N'umushuti wanjye nkunda cyane, my best friend. Twagomeje kwenjoyinga dufata utuvideo, turiryagagura, dufata utuvideo, turiryagagura, turareba. Umushuti wanjye ari kumbwira ati tugende, wanyeretse Marriott Hotel, ujya kungurira muri Marriott guys. Mumbwire niba muri Marriott habamo ibira. Aho none abo bebe bacu bari bigize nabi, bari kurira, twicaye mu muhanda turi kubaha amanyunyu. Umupapa aza kudusuza ati bimeze bite ko mwicaze n'abana mu muhanda? Aho rero twari tugeze muri Simba, umubebe wanjye neza yanze kujya mu mugongo. Turi muri Simba, ndi kugerageza gushopinga ibintu bya nyuma ngo dutahe. Turi gushopinga ibintu bya nyuma ngo dutahe tujye mu rugo kuko twari twananiwe guys. Niba nta cyari ufite, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, wandike comment, ukwere like. Niba utarahindutse, niba nta cyari ufite rwose mpa ku ga subscribe. Ubuzima